tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye amategeko umwami Yesu yavuze ko ari yazakoreshwa mu gihe azaba yaragarutse, kandi azaza mu mbaraga nyinshi n'icyubahiro. Azanesha ikinyoma muri iyi si, hanyuma ashinga ubwami bwe hano ku isi. Ubwo azamara kubushinga hano ku isi, nibwo ya nyigisho Yesu yigishirije ku musozi izahinduka itegeko rigenga ubwo bwami bwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabona uburyo Yesu yerekana ko afite ishyaka ryo gukomeza inyigisho yigishirije ku musozi. Igice cya 7 twari turiho ubushize cyarangiye ari nk'umwanzuro w'inyigisho Yesu yigishirije ku musozi. Byahurijweho n'inshuti n'umwanzi ko nta handi wasanga amahame aremereye kurusha amahame dusanga muri iyi nyigisho Yesu yatangiye ku musozi. Aha rero hari ikibazo gihita kiza. Ni gute umuntu yabasha kugendera kuri ayo mahame akabibasha? Mu gusubiza icyo kibazo, Matayo atuzana ibitangaza bikurikiranye byo kwerekana ko watanze ayo mahame ari nawe ushyiraho imbaraga ngo abashe kubahirizwa. Umwami wacu yarabidusobanuriye cyane twebwe abizera, aho yavuze ati, ntacyo mubasha gukora mutamfite. Aya magambo tuyasoma muri Yohana ibice 15 umurongo wa 5. Iyaba twari twarabimenye ibihe byose ko jye nawe tudashobora gukora ikintu cyakwemerwa n'Imana. Yesu Kristo akoresha umwuka wera cyane yohereje mu isi kugira ngo atubashishe ibyo tutakwibashisha. Ibi hari ikintu bihishura. Matayo ntabwo yanditse avuga ku buzima bwa Yesu. Yewe ntanadushyirira kuri gahunda uko ibintu byagiye bikurikirana. Ahubwo rero aratwereka ikimeze nk'ishyaka Yesu yashyizeho tudakwiye kuburamo. Umwami Yesu yazamutse umusozi, atangaza indangamatwara ye twafata nanone nk'itegeko rigenga ubwami bwe. Ubu rero Yesu yaramanutse ava ku musozi, hanyuma akora ibitangaza 12. Ibi biratwereka ko ubwo azaba ategeka kuri iyi si, azadushoboza gukurikiza ayo mategeko agenga ubwami bwe. Nk'uko nabikubwiye hejuru, aya magambo Yesu yigishirije ku musozi dushobora kuba twarayandikiwe mu ncamake. Mu gihe cy'imyaka 1000 ntabwo tuzaba tuyafite mu ncamake. Bisobanura ngo hari ibyo ba Matayo batanditse tuzabona muri icyo gihe. Mu gice cya 8 twatangiye n'icya 9 kizakurikiraho, Matayo akomeza atubwira ibitangaza 12 Yesu yakoze byerekana imbaraga ze. Cyakora si ibyo byonyine yakoze. Ibyo yanditse yabyanditse mu buryo buteguye neza kandi bukurikiranye neza. Reka nze mbikwereke neza mu bitangaza 6 byanditswe muri iki gice cya 8 cya Matayo. Igitangaza cya mbere, turabona Yesu akiza umubembe yamukozeho. Ubu ni uburwayi bubi bw'umubiri. Igitangaza cya mbere, turabona Yesu akiza umubembe yamukozeho. Imibembe ni uburwayi bubi bw'umubiri. Igitangaza cya kabiri, turabona Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare, anamukiza atamusanze aho ari. Ni ukuvuga ngo yamukijije batagombye kuba bari kumwe. Igitangaza cya gatatu,
turabona Yesu akiza nyirabukwe wa Simoni Petero, wowe yamukozeho. Igitangaza cya kane, turabona Yesu akiza abantu bafite dayimoni. Aha ho yakoresheje imbaraga zitari iza muntu. Igitangaza cya gatanu, turabona Yesu aturisha umuyaga mu nyanja. Umwami yagiye agenda ahantu henshi hatandukanye. Ibyo yakoze n'aho yagiye ntabwo Matayo abikurikiranya ku murongo uko byagiye bikoreka. Reka noneho dusubire mu byanditswe. Reka dusome muri Matayo 8 ku murongo wa mbere. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Hano baravuga ngo ubwo yamanukaga umusozi abantu benshi baramukurikiye. Ntabwo bari abantu bake, kandi icyo gihe yari Kaperinawumu, ahari hameze nk'aho ariho hari icyicaro cye. Ndetse ndahamya ko igitangaza tugiye kuvuga ariho cyabereye. Gusa ibyo nanone biradutera kwibaza aho yari ari ubwo yigishirizaga ku musozi. Hari abantu benshi bagerageje kubyandikaho, kandi numva kumenya koko aho yari ari ingenzi. Ese umwami yashoboraga gutangaza amahame hanyuma agashobora no kuva aho yari ari mu bantu mu mbaraga ze? Iki ni ikibazo cy'ingenzi. Mu gihe nari nkiga ndi muto, hari umunyeshuri twabanaga wagize umwaka w'ibibazo cyane. Ubundi yari umunyeshuri uzwi cyane, kandi akagira ukuntu akurura abandi. Yagendanaga n'abantu batari beza, baramugusha. Nyuma kubera kunywa inzoga, yaje kureka umurimo w'Imana. Ku munsi wo gusoza amashuri, uwatubwirije ijambo ry'Imana aratuzamura adushyira ahantu hageze nko mu bicu. Atubwira ibyo tugomba gukora, ari nabyo benshi mu bavuga ijambo bakora. Nyuma tugeze mu cyumba cyacu, uwo muvandimwe yirambika ku buriri acitse intege rwose, maze arambwira ati, sinkeneye umuntu umbwira ibyo ngomba gukora, ahubwo nkeneye umuntu unyereka uko ngomba gukora. Icyo nicyo twese dukeneye, sibyo? Ubu rero umwami Yesu yatangaje amahame y'ubwami. Ntafite imbaraga se? Reka noneho turebe uko Yesu yakijije umubembe. Maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami, washaka wabasha kunkiza. Soma Matayo 8 umurongo wa 2. Urabona ko Yesu yavuye hejuru cyane akajya hasi cyane. Ubundi imibembe tuyibona nk'ikimenyetso cy'ibyaha muri Bibiliya. Yafatwaga nk'indwara mbi kurusha izindi. Yari indwara iteye isoni, kandi bakayifata nk'indwara idakira. Ubwo umubembe yazaga, ntabwo yabajije Yesu wenda ngo, ese urankiza? Cyangwa se ngo abaze ati, ese washobora kunkiza? Uyu mubembe yari afite kwizera gukomeye, kuko yamenye iby'ubwami bwa Kristo, maze bituma avuga ngo, washaka wabasha kunkiza. Burya ibyo dusaba si buri gihe biba biri mu bushake bw'Imana. Iyo biri mu bushake bwayo rwose irabikora. Ni iby'ingenzi cyane ko mu gusaba kwacu ubushake bw'Imana buza imbere. Kenshi twivugira gutya ngo, Nyagasani, urakora ibi kuko nshaka ko ubinkorera. Nyamara umubembe yaravuze ngo, ndabizi ko ubishoboye, none se urabishaka? Ese bijyanye no gushaka kwawe? Ibi bitandukanye n'ibyo twumva mu bantu basenga muri iyi minsi, kuko bo usanga bavuga ngo, Mana, kora iki, kora ibi. Ariko nshuti yanjye, reka nkwibwirire, Imana niyo ifata icyemezo ku isengesho ryawe, kandi uko ishaka niko biba. Umva uko iyi nkuru ikomeza. Arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Soma Matayo 8 umurongo wa 3. Yesu arambura ukuboko amukoraho. Ese yaba ari nkanjye wakoze ku murwayi, biba byaragenze gute? Jye mba naramutonetse gusa, ntanakire. Ariko reba Yesu we amukozeho, none reba uko bigenze. Mbere ya byose we yamukozeho. Ese waba warigeze ureka gutekereza ko uyu mubembe atari afite indwara y'umubiri gusa, ahubwo yari afite n'indwara yo mu bitekerezo, kandi yari mbi cyane?
sinzi ubuzima bw'uyu mubembe mbere, ariko tekereza nk'umunsi yisanze ukuboko kwe kwafashwe. Wenda yaraboroze, araza yereka umugore we, maze basigaho amavuta. Bukeye mu gitondo basanga noneho byatukuye cyane, noneho hasohokana agahinda. Ibaze nyuma y'icyumweru ko wenda byatangiye gutuma madame amwirinda, ndetse agasaba umugabo we ko yajya kureba umutambyi akamushyira mu kato mu minsi 14 yose. Icyo gihe cyarangira bagasanga ibibembe byarushijeho kuba byinshi, byasakaye umubiri wose. Hanyuma umutambyi akamubwira ati, ni ibibembe urwaye. Hanyuma wa mutambyi akabwira uyu mugabo ati, noneho ubwo bimeze bityo, genda usezere ku mugore wawe n'abana bawe. Umutambyi akongera akamubwira ati, nako ntabwo ugomba kongera kubakoraho ukundi. Umuntu nazajya azi iruhande rwawe, uzajya usakuza uti, ndanduye, ndanduye. Abana b'uwo mugabo ntibongere kumwegera ukundi, bagakura batari kumwe nawe. Rimwe na rimwe bakamusigira ibiryo ahantu, akaza akabifata akabirya begeyeyo, bamaze kwinjira mu nzu, kuko nta muntu wagombaga kumukoraho. Nuko umunsi umwe agira atya, aza kureba Yesu, aramubwira ati, mwami, washaka wabasha kunkiza. Icyo Yesu yakoze ni iki? Yamukozeho. Nyemera nkubwire ko uku kumukoraho kwa Yesu ni kimwe mu bintu bitangaje byabayeho kuri uwo mubembe. Ntabwo yamukijije ibibembe gusa, ahubwo yamugaruye mu muryango we, ndetse amwinjiza mu muryango w'Imana. Bibiliya yavuze ngo ako kanya ahita akira ibibembe bye. Umurongo ukurikiyeho uravuga ngo Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture ituro Mose yategetse ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Soma Matayo 8:4. Mu butumwa bwiza bwa Mariko bavuga ko uyu mubembe amaze gukira yagize ibyishimo byinshi cyane. Arasohoka, agenda abibwira buri wese, kandi ntabwo wabimuhora, kuko nawe ntiwakwiyumanganya ngo bigukundire. Abyamamaza hose, bituma abantu bose baza basanga Yesu ahari, nuko nawe ava aho ngaho ajya mu butayu. Reka noneho tureke iby'umubembe, turebere hamwe uko Yesu yakijije umugaragu w'umutware w'abasirikare. Bibiliya ibivuga itya: ageze i Kaperinawumu, haza umutware utwara umutwe w'abasirikare aramwinginga. Soma Matayo 8:5. Ndahamya neza ko uyu mutware w'abasirikare yari yarumvise ibyo gukira kwa wa mubembe. Uyu mutware yari umupagani cyangwa se umunyamahanga, kapiteni wayoboraga abasirikare 60 mu ngabo z'Abaroma. Muri Luka ho bavuga ko yubakiye Abayuda isinagogi. Mu gusenyuka kw'iyo sinagogi ishaje, kandi niba hari ahantu habaho Yesu yaba yarakunze kwinjiramo cyane n'amaguru ye, ni muri iyi sinagogi ishaje. Umva rero icyifuzo uyu mutware yagejeje kuri Yesu. Reka dusome muri Matayo 8:6. Haravuga ngo, mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu, yararemaye, arababaye cyane. Uwo mugaragu yari ameze nabi cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, mwami, ntibinkwiriye ko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wawe arakira. Kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Soma Matayo 8, uhere ku murongo wa 7 ugeze ku murongo wa 9. Uyu mutware w'ingabo yari afite umwanya utuma asobanukirwa ubuyobozi icyo ari cyo. Yari yambaye imyenda y'igisirikare cy'Abaroma,
akabasha gutegeka umusirikare aruta, akamutegeka icyo ashatse, kuko ubuyobozi bubimuhera ubwo burenganzira. Kandi ubuyobozi, mu yandi magambo, ni ububasha. Abonye Yesu yahise amubonamo ubutware bwo gukiza indwara. Matayo akomeza avuga ati, Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisirayeli. Soma Matayo 8:10. Biranditswe ko hari ahantu habiri Yesu yatangaye. Hamwe hari ku Mwisirayeli utarizeraga, ahandi akaba ari kuri uyu mutware w'abasirikare wari umunyamahanga cyangwa se umupagani. Reka dukomeze twumve ibyakurikiyeho ku murongo wa 11 dusanga muri Matayo 8. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Biranejeje cyane kuba Yesu yaravuze ngo benshi bazava iburasirazuba, abandi baturuka iburengerazuba. Mu gihe yavugaga ibi, ba sogokuruza banjye bari batuye iburengerazuba. Wenda bawe bari iburasirazuba, cyangwa se nabo bari iburengerazuba nk'abanjye. Umwami wacu Yesu yavuze ko ubu butumwa bwagombaga kugenda bukagera no mu banyamahanga, bakizera, bikazabahesha kwicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Mbega amagambo meza! Yego, nibyo umuntu wese ku giti cye agomba kwirwanaho akizera Yesu Kristo. Ariko umuntu ubwe ntiyagira itorero wenyine, ntiyakora imihango y'idini kandi ari umwe, ndetse ntiyanakwibyaraho abakristo ku bw'agakiza ke bwite. Bisaba kugira abo ubarizwamo, ukagira inkomoko. Dukomeje gusoma ku murongo wa 13, Matayo agira ati, Yesu abwira uwo mutware ati, nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Umugaragu we akira uwo mwanya. Mu by'ukuri ntabwo umugaragu yigeze abonana na Yesu, ariko kwizera kwa shebuja niko kwatumye akira. Wibuke ko Yesu yakoze ku mubembe agakira. None icyo tubonye ubu nuko yakijije umugaragu w'umutware w'abasirikare, atagombye kumugeraho no kumukoraho. Nyuma y'iby'umubembe n'umugaragu w'umutware w'abasirikare, reka dukomeze tuvuga noneho ibya Yesu akiza nyirabukwe wa Petero, aricyo gitangaza cya gatatu Matayo yanditse kivuga ku gukiza indwara. Reka dusome. Yesu ajya mu nzu ya Petero, abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga, amukora ku kuboko, ubuganga bumuvamo, arabyuka, aramugaburira. Soma Matayo 8 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Nyirabukwe wa Petero yari arwaye ubuganga, Yesu amukoraho arakira. Ndagira ngo twibuke izi ndwara z'uburyo butatu. Uburwayi bumwe ni imibembe, kandi kera iyi ndwara ntiyakiraga. Uburwayi bwa kabiri ni uburema, naho ubwa gatatu ni ubuganga, wenda bwo bw'igihe gito. Igitangaza cya kane cyo cyabaye mu ijoro. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni. Yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose. Soma Matayo 8 umurongo wa 16. Mbere yo gukomeza, ndagira ngo dutandukanye amagambo abiri. Hari umwanzi, hakaba n'abadayimoni. Umwanzi ni umwe gusa, ariko abadayimoni ni benshi. Reka ngusabe utekereze kuri iri jambo ngo bamuzanira abantu benshi. Ntawe yigeze ajya kwihererana. Kandi ndashaka kukubwira nanone ko niwitegereza neza, urabona ko Matayo yasobanuye neza ko ibihumbi by'abantu bakize indwara zabo uwo munsi. Birashoboka ko hari ibihumbi by'impumyi babashije kureba, hakaba ibihumbi by'abacumbagira babashije kugenda neza, hakaba n'ibihumbi by'abari bafite uburagi babashije kumva no kuvuga. Iyi niyo mpamvu abanzi ba Yesu batigeze bamubaza niba koko yarakoze ibitangaza cyangwa atabikoze, ahubwo bakabaza ngo
yabigenjeje ate? Dukomeje hasi turasoma ngo, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu, akikorera indwara zacu. Soma Matayo 8:17. Aya magambo y'ubuhanuzi tuyasanga muri Yesaya 53:4. Uyu murongo witirirwa ko ari wo ugaragaza gukiza gushingiye ku kwizera kurusha indi mirongo yose. Bamwe bahagarara ku gukira indwara gushingiye ku gusanasana, barangiza bakanakoresha uyu murongo mu guhamya kwabo. Reka tujye muri Yesaya turebe neza uyu murongo, kuko sinemera ko werekeza ku buvuzi bugezweho mu kuvura indwara. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Soma Yesaya 53 uhere ku murongo wa 4 ugeze ku murongo wa 5. Ni iki yadukirije? Ubu butumwa bwo mu buhanuzi bwa Yesaya buravuga neza ko twakijijwe kubera ibicumuro byacu no gukiranirwa kwacu. Ushobora kumbaza uti, ibyo uvuga ni ukuri? Nzi ko icyo iyi mirongo ivuga nkurikije ibyo Petero yanditse. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abihambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Soma urwandiko rwa mbere rwa Petero 2 ku murongo wa 24. Gukizwa kubera iki? Kubera ibyaha. Petero arabisobanura neza ko icyavugwaga ari icyaha. Twese twayobye nk'intama zazimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu. Soma Yesaya 53 umurongo wa 6. Gukiranirwa kwawe n'ukwanjye nibyo yikoreye. Biragaragara neza ko Yesaya icyo yabonaga ari Kristo. Yagombaga kuza guhangana n'ikibazo cy'icyaha n'ibigishingiyeho. Kuvuga ko uku gukiza kuvugwa kwari gushingiye ugusanasana byo mu bavuzi, uba uciye iruhande rw'ukuri. None se n'umubiri mushya uzaba ushingiye kuri uko gusanasana? Ariko ntabwo ndahabwa uwo mubiri mushya, kandi nawe nuko nturakawuhabwa. Kandi nanone isi nshya no gukurwaho k'umuvumo biri mu maboko ya Kristo. Ariko biragaragara ko ibyo tutarabigeramo rwose mu gihe cya none, aho icyaha na Satani bifata kuri benshi. Uburwayi nabwo buriganje, aho usanga abaganga bafite akazi kenshi. Kuki Pawulo yemereye Timoteyo kunywa ka vino gake kubw'ikibazo cy'igifu? Ariko se nanone kuki atamubwiye ngo ajye kwa muganga? Kuki Yakobo atabwirije abantu kujya kwivuza kwa muganga, ahubwo akababwira ngo bahamagare abakuru b'itorero ngo babasengere? Soma Yakobo 5 uhere ku murongo wa 13 ugeze ku murongo wa 15. Kuki Pawulo atihutiye kwa muganga ubwo yavugaga ko afite ikibazo cy'igifu mu mubiri? Dore uko yavuze abwira ab'Ikorinto: kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibirenze cyane, ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru birenze ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimveho, ariko arampakanira, ati ubuntu bwawe burampagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Soma mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto 12 uhere ku murongo wa 7 ugeze ku murongo wa 9. Hari n'ibindi byanditswe bibivugaho. Pawulo mu Bafilipi yari afite ibitaro mu biganza bye.
Epafrodita yari arwaye. Soma mu Bafilipi ibice 2 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27. Ntabwo Pawulo yigeze avuga ngo agiye kwa muganga kwivuza. Inshuti yanjye, tugomba kugira ibihamya by'uko Imana ubwayo ifite ubushake bwo kudukiza. Kandi koko ni ubushake bw'Imana kudukiza indwara. Aho kujya gushaka abavuzi hirya no hino aho baba baramamaje, kuki utasanga muganga mukuru ari we Yesu? Gerageza guhishurirwa uburyo Imana ishaka kugukiza. Nemeranya no gukira indwara guturutse ku Mana, gusa ntabwo nemera ibyitirirwa Imana atari byo. Hariho abantu ku giti cyabo hano mu isi bavuga ko bafite imbaraga zikiza. Abo ntukabasange, ahubwo hitamo gusanga muganga mukuru ari we Yesu. Umubwire nka wa mubembe uti, wabishaka wabasha kunkiza. Twaba dukiza indwara cyangwa tudakize, Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi natwe tuba dushaka ko yubahwa. Mu bigaragara, Pawulo ntacyo yari azi ku bigendanye n'ubuvuzi bugezweho. Imana irashoboye, kandi n'uyu munsi irakiza, ariko ntikorera mu biyitirira ko bakiza indwara. Wowe se wankurikiye uyu munsi, ntukeneye gukira indwara? Yesu uko yari ari n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho ibihe byose. Aracyakora ibitangaza. Nawe wizere, aragukiza, ubohoke, akuremera ubuhamya bushya. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndakwinginze kugira ngo ureme undi mutima mushya kuri uyu muvandimwe wanyumvise uyu munsi. Agira ukwizera ko ushoboye byose, kandi nakwambaza yiringire ko umukiza ikibazo cyose afite. Reka ntibibe nk'uko we ashaka, ahubwo bibe nk'uko wowe ushaka, kuko ubwami n'ububasha n'ubushobozi ari ibyawe, guhera none kugeza iteka ryose. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze mbyizeye kubikoze. Amen. Ese watangiye kubona ko Yesu agira neza, kandi ko afite ubutware ku barwayi bose? Igihe yatangiraga gukora ibitangaza, abantu benshi bahise bamumenya, ndetse n'abo yakizaga, nubwo yabuzaga kutabyamamaza, barasohokaga bakagenda babivuga mu mijyi hose. Ese waba uzi ibyakurikiyeho? Reka ngusabe kuzabana nanjye mu kiganiro cy'ubutaha. Nzakubwira uburyo inkuru ya Yesu yamamaye cyane, kubera abo yabaga amaze gukiza bagendaga bakwirakwiza inkuru ye. Imana iguha umugisha. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.